nawe agiye kujya USA finally yaba ari muri gahunda zawe cyane na USA naho ni projet ngomba kujya gukorayo naje ubona hafi y'imodoka nziza cyane Green P nabyo byaba biri muri ibyo bintu uri gucamo ndi hafi y'imodoka yawe Green P mbanje gukina aya majwi kujya wumve Green P yari afite gahunda yo kujya Amerika nta bya Dubai babwira ko namwe mu makuru mfite bigoye ko Green P azasubirayo azasubira he Dubai bagiye basebya The Ben ku rwego rwo hejuru bigera ku rwego The Ben abakandira kanyenyeri k'amadolari 300 ubu na amakuru yose asigaye ngiye kuyababwira yerekana uburyo Green P yakoresheje ibiyobyabwenge byiganjemo icyitwa mugo munyemerere mvuge gutyo cyangwa heroine ndetse bigeraho biramwangiza mu gifu no mu mara yerekeza Dubai muri biriya bihe agiye kuvuzwa ubwo nagira ngo abantu bumve ko nakurikiranye operasiyo uwitwa Dr. M ubwo ababizi barabizi cyangwa se abo bireba aza gufatirwayo ngo uyu ngo hari ibiyobyabwenge acuruzaga niyo makuru ndi kwakira ari kunsumira ku mihanda wo Dr. M yego baza kumufatana numwana witwa Mahoro Andi uyu umubyeyi we bikavuga ko ari mukuru wa Aposo Gitwaza. Yes ikaze nanone rero ni kuro wa TV1 je numwe rugoberi boy village CM Poppy umuhungu w'abantu genda gake umwiru gobe ngo irindi zina boy village bisobanura umuhungu wo mu cyaro yego ora mu cyaro umwana wo ku cyaro undi irindi waruvuze CM Poppy risobanuye iki cyase CM population nyena kwisa umwiru fatira iryo ngiryo twiyanze nari wa mukada yego none umeze ute ndashima Yesu ashima abantu benshi mu mahoro ya Yesu ndashima abantu benshi harimo abantu bamaze kudusapotinga aha umuryango mugari wa Oasis TV1 ariko hari kapo mukuru ahanga ubu tuyoboye kuri Oasis birazwi nawe match respect turamukengurukiye ariko nanone ngiye nkomeje kugenda nkadiriya cyangwa se mama shout out abanyamakuru bagenzi banjye kuko nakazi gakomeye dukora ibi bintu ntibyoroshye kuresista nkumva ngo umunyamakuru amaze imyaka 10 si bya buri wese yego iyo twumvise ngo Bruce Melody celebrate imyaka 10 amaze muri game akoze igitaramo nka kiriya cyakasa mutwe ni ibintu bikomeye rero nanjye sindi mushya sindi umutangizi ariko kandi nanone nta gihe kinini ndamara ariko urukundo muri kutwereka support ndi kukura mu banyamakuru bagenzi banjye ni ibintu bikomeye turakubashimira ndetse nk'ibisanzwe twinjiriye mu miriro y'uyu munsi umeze ute wa mwiru sana meze neza cyane alhamdulillah meze neza imana nyine birimo washyushye surahinda umuriro ngewe ariko murashyushye ngewe uyu munsi nabakoreye operasiyo nyinshi murashyushye nabakoreye operasiyo nyinshi iyo uyu munsi irimo akantu turaza kubyumva irimo fununu turaza kubyumva yego rero ubushize duherutse kubona navuga ni live yego ni live kuri Instagram ya hostinzwe na Bruce Melody ari kumwe na Gasuku ari kumwe na even na Dumba ni ibintu byinshi byavuzwemo n'abagabo batanga show n'abagabo basetsa n'abagabo bagira homogene ya danger bahuza niko navuga n'abagabo bahuriye ku mukiro umwe Coach Gayeri urakoze cyane mbagira ngo ku kantu uhituka no ni ibintu byinshi kuri Dumba ni ibintu byinshi kuri Gasuku ni ibintu byinshi kuri Bruce Melody abantu bo biyemerera ko ngatari beza ku isura abantu banabiseka bakabivuga base abo bantu nyuma yuko bahuje umukire bahuje nuko atari beza ku isura bavuga ko bo cyangwa abafana bo bivugira ko ngabafana bavugaga ko ngo atari beza nabo ukabona ko babyakiriye banabiserebura bimeze nkaho wagira ngo
ni prix Nobel batsinze yego ukabona Gasuku aravuze ati sha cyakoze nabonye umuntu ndusha ubwiza undi nawe akavuga ati nyine ni ibintu cyaje hari igihe kijya gihigiza ngo hihihihi kikigarika undi kigahita kivuga ngo harya ngo namwe ngo bakunze banyu ngo mujya mubona ko nta matwi ngira no hari akandi gatwenge kadumba avuga ngo akavuga ngo iki fasha kadumba ntago nabasha kukigana wamfura naye numva kanda ntago nabibaye nyine nakantu kari soft ukuntu avuga ngo urakoze cyane ni ibintu nibyo ariko ntago ngira ngo ari byo tugarukaho ni ahantu hagarutsemo amakuru abantu bagiye bamenya ibintu byinshi bindi batari bazi yego nkaho Bruce Melody yavuze ko noneho bwa nyuma na nyuma yahuriye na The Ben muri vestiaire n'uyu bamaze iminsi babahanganisha mu itangazamakuru ukabona ko nyine na duel yabo nyine yakomeye cyane ni ibintu bagarutseho ku mukire wabo bamwe bavuga ko batarishyurwa ni ibintu byinshi ariko ndagira ugaruke kuri aka kantu ese Bruce Melody noneho bwa nyuma na nyuma yinjiye muri ya trio ya Bruce ya ya The Ben na Meddy ubwo na Bruce Melody yagiyemo ese Bruce Melody nawe noneho abantu bari kwicara bagatera ivi ese ni niki no kuvuga ngo Bruce Melody uri kumubona ute yiteretse yihaye intebe ese ari ku mwanya wa kangaye muri babandi bavugaga mbijyanirana no kuri Twitter Space umunyamakuru wa Radio NTV10 Oswakim yakoresheje amatora avuga ngo Israel Mbonyi avuga Bruce Melody avuga The Ben avuga nyine bano bahanzi bakomeye ngo ninde ukunzwe amatora yaje agaragaza ko umuntu wa mbere ukunzwe n'amajwi agera kuri 48 n'ibice ko ari Israel Mbonyi nimba nibuka neza uwa kabiri yaje ari Bruce Melody gatatu yaje ari The Ben uwa nyuma yabaye cyangwa uwa kane yabaye Meddy ese Meddy yavanywemo ese Bruce Melody nawe asigaye afite igikundiro ibyo bintu urabivugaho iki unabijyanirana ko ngo yatangaje ko yahobewe na muri Rwanda Day muri after party yahobewe na The Ben ngaramugundira muri ya mashyengo ngo se umusa kukomeje ku nkanda ni ibintu tagira ngo ako kantu uduhera nyine nk'umukada ugira akantu ni nk'inzoga yamaze kugira mu icupa dushirireho umufuniko urakoze wamwiruwe iyi ni live ikomeye cyane ngewe ubwanjye umukada nabisobanura kuri Oasis ndavuga ngo Bruce Melody ni umuntu w'umuji nkuko nawe byivugira ni umuntu ugira amayeri menshi byagera ku cyitwa promotion y'ibintu bye byagera mu nkuru zimuvugwaho gucreate content kamara amazi gucreate no nsobanura ahangaho uburyo abakorana agenda bikaca umunsi ku munsi nsobanura ibyuko yabanje gucudikana na Sabe agera amuvaho agera acudikana na Philipita bamwitirira isibo abivaho agera akorana na Yagwa bivaho ubaharaye Dumba n'umuntu bita Kasuku Jay wamfura we Irene ari we bakururukanya akamuhereza amafaranga menshi cyane ahubwo akomeye ibiganiro bye birarana na views ibihumbi 100 Irene ari we muntu wamushyushyaga Bruce nawe akavuga ati kwakwereye interview igeze ahantu kure anyuzamo Jarasi nawe amuhakamwesha ngo nabwo byasabye ko amutegurira umwana w'uruhinja w'imyaka 6 ngo azaririmbe food arose kana na element bakiri kwigigirana mbivugiye iki byo bintu yego bakomeje gukururukana na Dumba na Jay n'abantu ejo bundi nafashe ariko iyi boro sinayumvishije abakunze bacu hano kuri Oasis akaboro mani uwitwa Jay Squeeze ari kwirata yidoga avuga ngo reka ndibiko nkafite rwose ndagafite sinagakinnye Dani nta kiganiro nagakinyemo ka Jay baburetse wumve ryagaze mu ndorerwamo nsigaye mbona ko umukire rwose yavuye ahanga umva abantu benshi cyane muri no minsi basigaye barumiwe ariko abandi banabivuga bagambiriye kunyurira n'abazi yewe abantu barambwira
bamwe babivuga muri no mvuga ati kuva batangira guhakwa na coach Gaël ngo usiga usa n'amafaranga n'inseko yarahindutse nsigenze nk'abakire ariko nanjye ngiye mu kirori cyangwa se mu ndorerwamo nsigaye mbona ko umukire rwose yankuye ahaga yari guhigiza aransetsa wa mipango. Ibi ni akantu tuba tubakurikirana iyo tuvuze ngo coach atamika abantu nibi umuntu akagera akaza akabinkoma amashyi. Uyu ni umukapa wa diaspora uri gufata agatubutse ariko yaje nyine agakeza biri kuri uru rwego umuntu aba yarakandi wakanyenyeri karemereye atamika abantu. Tubanze twemere tugendanemo neza. Coach atamika abantu. Ego wakubaka empire ute udafite ibifi nk'ibi inkingi za mwamba muri game. Ubigikundiro Bruce Melody afite ubu East Africa iri gutera ivi sibyo? Ubu iri gutera ivi nawe yinjiye mu mubare nk'abandi. Yakoze Fou de Toi, I mean when she's around. Bayishyize no mu Gifaransa ari gushaka gufata West Africa. Pays francophonie arashaka gufata wenda abafaransa arashaka nyine arashaka gufata ingeri zose kugira ngo wenda ni album avuga nasohora bigira ahantu nyine igira ahantu igera sibyo? Nuko ngo ari kugaragaza nawe igikundiro. Ejo bundi yari muri Rwanda Day atanga n'ikiganiro sibyo? Bivuze ko coach Gaël nk'umuntu utamika abantu nibyo bintu Bruce Melody ari kubikesha coach Gaël arabikesha nde Bruce Melody uko kumuterera ivi icyo gikundiro nta Bruce Melody ahubwo coach Gaël niwe waje ari umuntu mucyo ari kwintegra muri game. Bruce Melody yari asanzwe akora ibintu bya danje ukuyemo Medina de Ben Bruce Melody niwe wari uhari nta kintu coach Gaël yamukoreye nta kintu yamukoreye muri ibyo bihe by'inyuma byo kumumenya. Ubu rero ubu igikundiro Bruce Melody afite nicyo yakoreye nayo makorabo nayo maplato ya Rwanda Day ari kwicara maremereye. Coach we ari kubaka ibintu bye brand ye yo management n'icyubahiro wacyubaka akanda kanyenyeri wamfurawo nicyo turi gusobanura uburyo nta kintu coach Gaël ubu arageza kuri Bruce Melody. Oya suko ndi kuvuga uvuze ngo igikundiro Melody afite wese akigize ejo mu gitondo Melody amaze igihe afite igikundiro ahubwo revo yo kurenga Medina de Ben sicyo kibazo warumbajije. Medina de Ben baje muri iyi diwo ya babiri bari umva impamvu nkomoje no kuri nabyita ko tufate nka reference y'amatora Oswakimu yakoresheje kuri Twitter nicyo narimvuze. Ndashaka ntago twebwe turi bupime nta gikundiro Bruce Melody afite kivutse ejo n'iryo jambo ahubwo nayo ngiye gusobanura iyo trio y'abantu batatu. Igikundiro Melody afite asanzwe agifite bamwe mu banyamakuru ducukumbura dusanga noneho mu gihe cya covid ari nabwo yari afite igikundiro kirenze ubu Bruce Melody imbere mu gihugu. Urabyemera? Do you agree? Wenda nta gikundiro yambwira ati ndabyemera cyangwa simbyemera nkomeze kuko nta kantu nkubajije. Nta gikundiro meta mfite sibyo? Wenda tubyite nta gikundiro meta mfite cya serove meta mfite ariko ahubwo washyiramo bihwanye igikundiro yari afite muri covid. Nicyo afite ubu ngubu ntago mukadari ibyavuze nta bihwanye nshyiramo. Melody yubatse izina agera ku rwego atwara gumaguma agera ku rwego aririmba indirimbo nk'ikinya ayihindura ngo twatoye twatsinze agenda atera imbere agenda agaragara mu makonseri akomeye azenguruka Uburayi. Uwo Melody ntago yari afite coach akora igitaramo cy'imyaka 10 twarabibonye. Ariko uwo Melody rero icyo yakoze ni uruhando mpuzamahanga coach yamujyanyemo. Urakoze cyane. Yego noneho bimwe byagenda hindura abantu bakorana ubaharaye Dumba n'uwitwa Jay. Tugere kuri The Ben na Meddy. Ejo bundi twakoze inkuru ngiri kumwe n'intasi yanjye nkuru mu murwa. Intasi yanjye nkuru mu murwa dukora inkuru dusobanura uburyo The Ben na Meddy bari mu ciciro cyabo. Bruce Melody yaraje arabakegeta arekura amapolemike through emikinege ari naho havuye ngo aranyanga arekura ubwo yavuga ngo ba Meddy na The Ben n'abanebwe arabarenze. None ubu byageze ku rwego inkuru nakoranye ejo bundi n'intasi dusobanura uburyo Meddy ari we wasabye ifoto Bruce. Ntago bamwe barabyemeye abandi ntibabyemeye baburetse. Bamusanze muri Amerika agiye gukorana ibitaramo na Shaggy coach yogoga Arizona dore ko ariho na Medaba bavuga ngo ibya sober living n'ibiki. Amusangaho bajya kuvibinga muri studio barifotoranya
birangije Bruce Melody muri za interview ze dore ko adatinya n'abafana ba Meddy n'aba The Ben n'inkoma amashyi z'abanyamakuru babo twirirwa tubivuga ba Dekata mucisha akanyabo Godfather akamuzana muri Twitter space akamumanura biza kugera ahantu The Ben amubwira tuzazana nagucisha akanyafu ngenda nakurenze The Ben ajya mu Burundi atamafoto ya Melody tifata teguye ni byinshi bigezaho bahurira muri backstage ya Rwanda Day The Ben agahobera Melody akanga kumurekura deja yarenze iyo diwo yarenze iyo diwo Arisudi nk'umunyamakuru mukuru nubwo yakandirwa kanyenyeri ariko no umunyamakuru mukuru utarya iboga iyo avuze ngo n'ubwa mbere numvise umunyarwanda ucurangwa kuri radio za Amerika ntababeshye akajya Times Square bakamupostinga afitanye amasezerano n'ibifite ahantu bihuriye na za Hollywood na za Disney nibyo Escave ni mare Escave bino nk'ibyo uwo Melody yaba international iyo umukire ufite ikipe nka Toronto uri kuzana za Giant of Africa uri kuzana za bare nka Masai Ujiri avuga ngo mu Rwanda tuzi umuhanzi witwa Bruce Melody ndetse akaza yikomanga avuga ati nanjye natangiye mfite ikipe nkuko nawe ufite Toronto uyu muntu yageze ku rundi rwego winzanira The Ben winzanira Meddy ngaho umukada Meddy ahanganye na Bonyi kuko Mbonyi afite igikundiro cy'abantu muri rusange afite igikundiro cy'abakristo ariko kubijyanye na showbiz na entertainment no kumenyekana mu bantu rusange haba muri Afrika haba kwisi Melody ntutangire ngo uvuge ibibiri lokale ngibi ngo byuko yuzuza rero n'abakristo reba igihe yatagetingiye Rovensenke ni igihe Yesu Kristo aba yatuvukiye urakoze cyane ni igihe abakristo bose baba nta proti bafite dore ko batajya no mu bubari ubwo rero ntanga umucyo Melody yihaye intebe abifashijwemo na koci ariko kandi baracyafite urugendo kuko twagiye tubivuga ngo Bruce Melody si ubwa mbere akoze ibyaha mu ma interview ye ese turabyita ibyaha cyangwa turabyita gutwika Bruce Melody ni umuvugizi wa 155 AM ni umuhanzi uri muri ni umuvugizi yes or no ni umuhanzi uri muri 155 ni umuvugizi ninde muvugizi wa 155 AM ibyo wabibabaza kandi nge mbizi ubu we ntago ubizi ko Ken ari uri guca impaka none se na tugenda na reka ubajijwe uramutse uri Bruce Melody umuvugizi wa 155 AM ninde subiza icyo kibazo nk'umunyamakuru uvuze ko ari inde kandi ngende kumukubaza ahubwo mbwire nimba ntawe uzinge mukubwira si Melody nimba Melody aza kubreakinga ngo element ngo yarasinye muri 155 ngo Roskana yarasinye ibyo ni kwa kwinshingano baburetse nimba atinyutse akavuga uburyo ngo The Ben ngo yaje akamufata ngo akamukomeza ngo akagera akanavuga ngo umusa ngo wandekuye ku nkanda kanda ari kugabanya icyo gikundiro uwo mubano The Ben ari gutsura we ari kuwanga baburetse nimba Bruce Melody yataka abantu official abaseka akagera akanakomoza ku nasi yanjye ngo yaririmbye ifite udutambara ifite za icara wig ifite za nibyo nkoze ako Bruce Melody no mutwitsi none se nimba ari umutwitsi ni gutavuga ngo intasi nagwa imuzi ari we wamwise bebe ntago wabyumvise avuga ngo baranyise ngo ndi bebe ngo itama ryanjye ni bebe Dumba gahita avuga ngo nanjye banyise ngo uruhara rwanjye n'urwa Ezekeri Kwiza gahita avuga ngo nizimidigi ibyo ninde wabibwise ibyo no gutwika warangiza ukavuga ngo ntago uzinasi ibyo no gutwika ibyo ngibyo no gutwika umva rero aho nashaka kugera yego Bruce Melody ni umuntu ukomeje kugaragaza kwirata gukomeye ibyo bintu ari byo umuhanzi asabwa ari byo umuhanzi asabwa umuhanzi asabwa gukora ibihangano byiza asabwa kwirata gukora ibihangano byiza yarangiza akanabigendera twimanukire nimba nta kindi kibazo bifite aho yakanabigendera muzakuru wazisi twamaze gushyiraho iyo live iri kugenda abantu bayireba comment ziri gutumbagira muze mubirebe twe twari tubiciyeho gatoya uyu munsi mfite operation nubwo irimo utwanje n'utuntu tumwe nyine urakoze kuvuga ngo duteye ubwo bro ubushize hano kuri Oasis twakoze operation mu mwandiko hagaragayemo Green P hagaragaramo The Ben yego hagaragaramo Rugamba Jacques cyase Jacques B yego ko hagaragaye ko ni yaragijwe bamwe ntibabyishimira yego
ni umuvandimwe wa The Ben Elijah cyangwa se Green P, niko mu mwandiko havugwaga. Ariko hakaba hari amakuru umukada yaje kumenya yandi yiyongera ku makuru yari yagaragaye muri operasiyo yari yakozwe hano kuri Oasis. Umwiru Gobert niwe wari uyiyoboye. Rero umukada ndagira ngo utwinjize mu nkuru, uduhe indi nkuru cyangwa se part 2 cyangwa se utwinjizemo neza, tumenye ni ibiki biri inyuma, ni ibiki turagira udukurireho igisenge turebe mu mbere. Urakoze cyane kuri icyo kibazo umbajije. Mu minsi ishize twabakoreye operasiyo yagarukaga kuri The Ben ndetse na Green P, dusobanura uburyo The Ben agiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Rwanda Day. Tubona mu mwandiko hagaragara gusigara kwa Pamela, management yo yaba abo bamuyoboke bo ni igihuha murabizi, twarabisobanuye aha cyane n'ugusapotinga ariko atari ya daily management bakorera The Ben. Ndetse haza kugaragaramo Green P wa breaking kuri RBA asobanura uburyo agiye gukorana indirimbo na The Ben. Dusobanura neza ko participation ya Green P yari ntayo mu bukwe bwa The Ben. Dusobanura pari ya Valentina's pari gomba kubera mu Bugande, The Ben agomba kujyanayo na Pamela Wikeza madamu we. Ndetse mu mwandiko hagaragaramo uwitwa Rugamba Jacques. Yego, iyo operasiyo yantwaye igihe, yantwaye imbaraga, ndayisobanura murayireba murayikunda. Nje n'indi version rero ndayizanye nyuma yuko tumaze kugenda dutera agatambwe hano kuri Oasis. Abantu bamwe twatangiye bataduha n'amakuru ariko tukabereka ko twagerageza kuyashaka. Ubu rero bigeze ahantu natwe abantu batangiye kutwumva bagera ku rwego bavuga ati no, reka ngwindi version, reka nkubwire ibyakurikiyeho, reka nkubwire akantu wasimbutse. Sometimes hari n'inkuru dukora tukazisimbuka ku bushake yenda tutarabona amakuru ya nyayo, cyangwa se hari ibindi bintu bidasobanutse birimo tukabireka ku bushake. Ariko icyo ni ikintu twakishimira. Dukomeje no kugenda dushimira abakunzi bacu n'abandi banyamakuru bagenzi banjye, by'umwihariko na famille yaba ya The Ben. Nagiye mbavugaho inkuru nyinshi, ariko urabona ko iyo uruhande rw'umunendo uri ku ruhande rw'umuntu wavuze akuzanira version ni ibintu byiza. Ngarukanye na version ya kabiri. Utiki Namaze kumenya iyo nkuru n'abakore mbabwira ukuntu The Ben yaje agafata uwitwa Green P. Nyumvira aha wa muvandimwe we, nyumvira aha wumve ibi byagiye biba. Iyi chano yitwa Legacy. Ikigano nge kumvisha kimaze 2 years, imyaka 2. cyakoreshejwe n'umuntu wita Albina, yari umunyamakuru muri Flash Hype. Ubu ngubu bari muri Canada, Toronto. Mwumve nk'ibintu yabajije Green P. Green P nawe ari kwikiriza. Kujya USA finally yabari muri gahunda. Green P nawe agiye kujya USA finally yabari muri gahunda zawe cyane. na USA naho ni projet ngomba kujya gukorayo. Naje ubona hafi y'imodoka nziza cyane Green P. Nabyo byaba biri muri ibyo bintu uri gucamo. Ndi hafi y'imodoka yawe Green P. Mbanje gukina aya majwi kujya wumve Green P yari afite gahunda yo kujya Amerika, nta bya Dubai tuyazego. Ibyo narabibabwiye muri operasiyo yabanje, yari destination yari Amerika. Ngibara byivugiye, nabonye muri comment abantu baza tuba twakurikiranya amakuru. Arangije aza kugaragara mubwira ngo uri ni ruhande rw'imodoka nziza. So byumvise iyi modoka ni ya Jackie B Rugamba. Iyi interview bayikoreye mu gipangu kwirebero hahandi The Ben yibera mu Kageretse. Sinzi nimba turi kugendana. Dusobanura uburyo yagiye Dubai ajyanywe na The Ben, ndetse bikaza kurangira ataharenze agarutse ni Kigali. Mbabwira ko namwe mu makuru mfite bigoye ko Green P azasubirayo. Azasubira he? Dubai bigoye. Yego, kubera nyine icyamujyanye n'ibindi nje gusobanura. Icyamujyanye cyatumye batubeshya ko bazajya Amerika atariho bazajya, akagarukira Dubai. Ndetse n'indi version nzanye, ndetse inanteye ubwoba. Ariko aka kazi tugomba kugakora nyine nta kundi, inanteye ubwoba. Yego, biteye ubwoba. Hoya nyine ntago ibintu byose nyine bivugwa bisaba ngo sometime ufite n'amakuru, bisaba ngo ufite izindi version z'abantu.
nicyo ndi gusobanura. yego Yego green p yego, ibyo bintu urabyibuka mu mwandiko byagenze gute? ndabyibuka. Byagenze gute mu mwandiko? Mu mwandiko harimo ko green p yagiye Dubai ari nka transition agomba kujya muri Amerika. Yego. Ariko ntibyakunda, ibyangombwa ntibyabonetse. Ibyo green p byatumye ahomba ibintu bimwe na bimwe. Yego. Harimo no gushyingura umubyeyi we. Nuko byatambutse. Yego. Green p yongeye kuza mu Rwanda aje no mu bukwe bw'umuvandimwe we The Ben Mugisha Benjamin, sibyo? Yego. Ariko hakaba ari n'amakuru yavugwaga ko Green p ahubwo yabaye na deported, yavanywe hehe, yakoze amakosa Yego. runaka, akaba ahubwo yarazanywe mu Rwanda, akaba atazanasubira Dubai ahubwo. Yego. Green p uyu ni umuntu wakoresheje ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru, waragera no ku rwego aza gutanga ubuhamya byiyemerera. Ibyo narabisobanuye. Ndetse izo ngeso yari arimo yabayemo yarazifatanyije n'uwitwa Pifra n'uwitwa Gisa Kinganzo. Aho hari akantu mvumbuyemo. Pirato n'umwana yaje nyuma. Akose Pirato ndi kuvuga aba legend. Pirato jejo bundi atuka abantu kora indirimbo zandagaza. Nagira ngo icyubanze ukibuka ukemere. Yego. Ikintu kikiyo kibiyayura mutwe. Nkoresha interview ya Bakti, murabizi ko Bakti nawe nyine ntabwo itabaryanga. Si bisanzwe se? Si ibintu bibaho? Bisanzwe ariko ni ibintu bisanzwe. Urakoze. Abavandimwe benshi man. Umva. Ariko man bro ntago wabyumva man. Ntago ashaka umuntu ukirira ibyo bintu man. Ntago bibaho man. Jenny bro I do respect the band too. I do respect the best. Numwana ukomeje kubaha the band. Rwanda rwose rwubaha the band. Undi umuntu wese man uzazana ijambo rya nyuma kuri the cat wanditse. Aha bari barimo basobanura ndetse nkoresha aya magambo mvuga uburyo bagiye basebya The Ben ku rwego rwo hejuru, bigera ku rwego The Ben abakandira kanyenyeri k'amadolari 300. Ubu na amakuru yose asigaye ngiye kuyababwira. Nyuma yo kumusebya yabonye ko bizamwangiriza izina, abakandira kanyenyeri k'amadolari 300. Muri iyi interview iri kuri Afrimax Bakitaki akora nibwo bagaragaje n'urukweto ngo rwitwa ngo ngwiki ngo The Ben ngo yagure Green p. Uraho narwo ruwaya waye mana yanjye. A Green p yaramerewe nabi rucumbagira. Yego. Ndagira ngo tugendane. Yego. Akantu ku kandi. Iyi interview igenda nabi ya Bakti ko ntangiye mvuga ngo ibiyobyabwenge ni naho hantu hashingiyeho amakuru nzanye uyu munsi. Ndagira ngo mwiyumvire mu kanwa ka Green p icyo avuga ku biyobyabwenge, uburyo Bakti yamwatatse, interview ikarangira nabo baserereye. Ku interview n'ubwa mbere nayo mbonye n'abantu bakora interview bari kunywa n'amatabi. Pifra aranabimubaza. Mwumva ukuntu Green p yavuze. Igeze no kujya muri rehab. Ukuntu muri abadage ubu mugiye kwita mvuga. No. Ukuntu muri abadage nuko Green p atanja yaratangiye Bakti amubwira ngo Green p wigeze no kujya muri rehab. Nyine ubwo ni past, ni ibihe byashize nyine nta past experience. None umva ukuntu Green p avuze ngo ukuntu muri abadage, umva ukuntu avuze. Ukuntu muri abadage ubu mugiye kwita mvuga. No. Zira drugs ngo bahuye. No. Mugiye gukora title ivuga ngo abantu ngo baciye mu zira drugs ngo bahuye. Je ndimo kubaza iyo project ibwire man. Green. Ahangaha yabasanze aha Bagisa Kinganzo bamaze kwiruka. Wumva iyo genge nyine ni Pifra, ni Gisa, ni Green p. Ibyo namateka yashize byarahindutse. Ibi mbizanye kugira ngo nze kubabwira uyu Pifra bari kumwe wagendana na Green p muri ibi bihe. Uri kumva? Yego. Ndikumva neza. Banze mbabwire ngo Pifra we ni muntu ki. Nyemerera mvuge gutyo. Pifra ni muntu ki? We ni muntu ki? Pifra no muraperi ukomeye.
cyane waciye mu biki nibyo ugiye kutubwira wese ntabyo wibuka genda ubabwira nyine utuntu tumwe na tumwe yaciyemo kuko hari abantu babiri yigeze kuraburiza wumva ukuntu urwego rw'ibyo bintu banywaga nyine byari byaragezeho ibaze guhamagara umunyamakuru ukomeye ngiye kubyinjiramo pifura akamusebya akageza n'aho amutuka mu kiganiro yigeze gufata Irene agikorera The Choice aramwandagaza interview yagaragaragamo Ombeni yagaragaramo Admin Pro uramuzi producer Admin Pro na Pifra arangije Emile naragayika ku rwego rufatika Pifra ava no mu kiganiro kitarangiye wumve uwo Pifra wumve uwo Pifra nyine wumve urwego rw'ibi biboro bari baramaze kugeraho icyo nicyo ndi gusobanura urwo rwego ukimubaza ikibazo atishimiye si no kuvuga ngo ni ikibazo kibi ndagira ngo ibyo bintu byumve neza ngende kubyumva izo nizo nshuti ze rero ndagira ngo utwumvishe aho hantu Pifra uravuze na Irene muri yo so bizi ko Irene yari yarigeze kasha amakokero se Morodekayi aba ba Pifra ni abantu bari barageze ku rundi rwego ba Green P yavuze ko nta kiyobyabwenge atakoresheje inde Green P ku giti cye yarabyivugiye iyi ni interview imaze kurebwa n'ibihumbi 31 bimaze imyaka 3 umva nka Green P ukuntu yasebeje uwitwa Emile ni interview ntoya yabayeho mu mateka ya interview za Irene ngufi yamaze iminota 16 Pifra itamuta mu kiganiro mu mateka y'itangazamakuru abahungu ntago bari gukora hip hop cyangwa bari kuyikora oya ahubwo wowe sibyo umubwire je sha maniga bwuze uko nibimeze sha njye mbivuyemo man mumbabarire turekera ngo man kamera ko man cut man yo come on man rekera ngo uje cut yo uwo bamwita Pifra yabwiye Irene aramubwira amubajije ibintu bya hip hop ntago ari ikibazo kibi wumva urwego bari baragezeho nibisanzwe ndi kugira ngo ngira ahantu muriza n'amakuru mfite adasanzwe ariko hari nzanye arakadute mfite aho ngaho yego umuntu ashobora kuba atameze neza oya uramubajije ati hip hop ibintu bya hip hop bimeze gute ngo nge ngo mani ngo ji ngo mbabarira ngo nge ngo ibi bintu mbivuyemo yaje muri interview yinginga Irene yagiye kwinginga Pifra hari ubwo nkubwiye ko yarebwa n'ibihumbi wenda ageze aho ngaho abona yumva ntago ari ngombwa akayitanga wenda agize ikibazo ananirwa no buri buryo amusinyara bibaho mana umuntu yagira ikibazo ako kanya siri plus rwose agahita anafata umwanzuro wenda afite n'uburyo ntago ari bubikubwire wenda oneya ti wenda bigenze gutya ariko wenda umunyamakuru abashaka inkuru akashaka kugira mukuremo amakuru kandi nawe yamaze kubera ibyo bintu nkubwira banywaga rero ni ibisanzwe n'ubuzima uca mu bintu ni Imana igena destiny ariko ejo ukabivamo bitewe n'umugambi w'Imana aba ni abagabo ndi kuvuga uyu Green P wabonye itota temba uyu Pifra ndi kuvuga waramubonye n'akadi n'indi nyakubaho imbere ameze neza ari kuza mu maronchi yabadani nanone agacimaka si ubwa mbere abikoze kuko yigeze no kujya kuri BTN ni televiziyo icisha ibintu live kuko iyo aba ari YouTube ibi ngiye gukina bari kubisiba afata umunyamakuru bita Blaze aramwandagaza ari kumwe n'uwi baburetse wumva ibyo yabakoreye wumva uyu Pifra ngiye kugarukaho sponsors n'ibiki byose tukona no buceri of course byaba lebo bikaba none ikintu kinarenze ibyo dutekereza wisusha kwitunjyana kuri cyane kira kiro ya Pilato uranje ariko ngiye nyumazi ibibazo kuko nicyo memberwa ngomba kubaza ikibazo ahubwo none ntabwo nshaka kumenya aho yari kare kashamwana sigarere mwana sinakimana mu ijoro Trezor twihute cyane Pifra yahise amufakinga amaze kumufakinga itaguruka yari ari kumwe na Pilato amubwira ati twigendera itaguruka sinzi nimba nabyereka dana kabishyiramo noneho uyu Blaze abonye ko agiye guseba ahita abwira Trezor nimba ari Trezor wari uri kubyuma ati twihute cyane bikureho ndagayitse
aba nibo nje kuvuga. Nzanye ubundi bwino, nzanye version iri yo ku bantu bari hafi ya Green P na The Ben. Iyi ni part 2 itavuguruza ya mbere ahubwo icomplimenting ya mbere, nubwo ari ibintu biremereye biri sensitive. Yego twikomereze twigendere ngaho. Ubyakiriye uti muvoma ya P? Muvoma ya P ukuntu nyumvishe, ukuntu yaraburizaga abantu akiri muri buriya buzima. Njyewe nakishyira mu mwanya wa Pifra, nkavuga ati wenda Pifra ntago ari ready gusubiza ikibazo abajijwe, kandi ni n'uburenganzira bwe gusubiza ikibazo we uko abyumva nuko abishaka, ku buryo uhita uturumbuka muri interview kiro ubu ko atabikora ntago akibazwa ibibazo. Arabibazwa ariko ababifitiye ibisubizo cyangwa se uko kumubaza ngo yipapura yibona ute byari ngombwa ko muri interview Erine, urumva cyari ikibazo gikwiye gutuma yiruka. Ntago kuko tutazi current, uko current situation yari imeze, ntago ngiye na mujudging. Yego tese utamujudging ngamo urugero rw'undi muntu wabikoze ni benshi, aricyo ndi gusobanura gishingiye interview ari kumwiru ntago ari kubyumva. Mubwiye nahereye ahantu iyi operation ishingiye ku bintu ngiye kwinjiramo, mbanje kukwereka amateka bakiri muri izo ngeso uburyo baturumbaguraga abanyamakuru, nta discipline, si byose ndi gukina. Hari undi muntu usuzi wabikoraga ngo tumurebereho? Ngewe wenda nibo ba mbere babikoze. Urabishima se ubundi ubu? Ntago navuga ngo ndabishima cyane, kandi uri kuvuga ngo ntituzi impamvu, ngo hari impamvu utazi. Ntago gusubiza ikibazo bisobanuye ngo haguruka muri studio batagusezereye. Green P nkumvishe interview ya Rubina asobanura uburyo ibintu bijyanye no kujya muri Amerika, ariko bakti mugenzi wabo atangira avuga ngo bavuga ngo ukuntu muri Amadage ngo mugiye kuvuga ngo abakoresheje ibiyobyabwenge bahuye. Aho rero nibo babyivugiye, nagira ngo nze nanjye ndusho kubacanga mu ngaho tanga umucyo mu Yego yego wamfura. Tanga umucyo. Ibi byose barabyivugiye. Twitamikire amakuru mfite, ntimuyafate nabi. Ndi umunyamakuru, nkora gossip, ariko nanone nkatohoza, ariko nanone tukamenya ibyo tuvuga n'ibyo tutavuga, cyane ko ibi bintu ku mihanda muya mubikurikirana. Twabonye inkuru yakozwe na Dekati avuga ku mwana wa Poso Minyoni. Inkuru imara amasaha 7 irasibwa, umuhungu wabo w'imfura ari kubandagaza basebya. Abantu bamwe baranavuga ngo koresha ibiyobyabwenge. Iyo nkuru ndayivumbuye. Wamwiruwe? Ntago yivumbuye. Warayumvise se? Ntagashye vumbuye. Yego. Maze gure kuri iyi nkuru bitewe n'amakuru nari mfite, umwuka mubi waje hagati ya Jackie B na Green P. Mberetsa Rubina ukuntu naho hantu Jackie B yabohoje kwa The Ben, Green P nawe yigeze kwagira access, ari byo byamubabaje. Izo modoka yagenderagamo muri ibyo biha avuye rehab, ubu ni Jackie B uzigenderamo. Amafaranga Prophet Joshua yamumennye hasi, wayatoraguye ni Jackie B. Turabisobanura, ayatoragurana n'umubouncer niwe wari wize wahita ajya kuyabika. Nsobanura korabo ya Green P, nsobanura ukuntu The Ben atamwitayeho, ndetse ari igihembo agiye kumuha kuko yamwimye agaciro mu bukwe. Byaragaragaye n'ubu byabereye Dubai ngiye kugarukamo, nta support nini wavuga y'inzozi Green P yavanye mu Rwanda zo kujya kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinzi nimba turi kugendana. Biba ngombwa rero ko abanyarwanda bumva operation, ndetse umuntu wo hafi yaba abantu ufite amakuru wakureranye na Green P babanye n'ubu bakibana, ndetse ansaba no kudatangaza aya makuru. Munyanganira bagiye kuyumva ntabashimishe cyane bigende gute n'ubuzima, twe twivugira amakuru kandi abanyarwanda baba bategereje kuyumva. Amakuru mfite ibivugwa hanze aha bitakuraho indi version, bitakuraho undi mucyo, cyane ko mbona turi no gutera intambwe. Hari n'abantu tuvuga bikarangira baduhaye version. Ni ibintu dushima, ni ibintu byiza, niko showbiz imera. Nakiriye amakuru yerekana uburyo Green P yakoresheje ibiyobyabwenge byiganjemo icyitwa mugo, munyemerere mvuge gutyo, cyangwa heroine, ndetse bigeraho biramwangiza mu gifu no mu mara. Yerekeza Dubai muri biriya bihe,
agiye kuvuzwa. iyo ni indi verisiyo Batubeshya, navuze ukuri kw'ibyavuzwe, kw'ibyari biraha inyuma. Sinzi nimba umwira uri kunyumva. Oya genda gake. Nabikumvishije, nabo barabyivugiraga tugiye Amerika, bagera Dubai biba stake, batangira guhimba ngo akora muri za Karigo. yego nibyo nanjye nari ngiye kugarukaho. Ayo ni amakuru batangaje, nanjye naje ndatangaza nyuma yo kuyakurikirana, ariko yibanzemo akantu katameze neza cyangwa katagombaga kuvugwa k'uburwayi ko kujya kubagwa kwa Green P. Agiye kuvurizwa he? Dubai. Nyuma yuko ibyo biboro bimwangije igifu n'amara. Ngahore Dubai ni wari. Wabyumvise ko yabyivugiye ko yabikoresheje n'iki na ntuzana bakitera. Dubai niho hari ibitaro bivura ubwoko bw'urwo burwayi yarafite. Ahantu hose byaba nubwo hari ababa baravanze, ariko n'inshuro ya 4 yaragiye rehab agaruka, sirimwe agiye gereza akavayo, biba ngombwa ko ajya rehab, family yari ibihaze. Tumuhungisha abajama be, tumuhungishe gengo, tumujyana ahandi hanatazi ikintu na kimwe ntazamenya, hasumbira ibyo bintu ntazamenya ibiki, ahagurira ibyo bintu, ariko anavuzwe ku buryo bufatika, abagwe umucyo utambuke mentally, physically. Yego, bitanga umusaruro, operasiyo igenda neza, birangiye aranarya arabyibuha, amara ibiryo birayayoboka. Ntiwabibonye wamfura we? Urakoze cyane. Abanyarwanda ntibazi ukuntu yari yarazogobeye se. Turi kugendana. Aravujwe, arakwamye gato, tubonye interview nyine bamusanga hariya, arangije biba ngombwa akagaruka anahuza n'igikwe cya mukuru we. Yego, Amakuru mfite rero yanatumye ntekereza kabiri kuyavuga, ariko nanone nkibuka ko n'umuntu wayambwiye ari umuntu wa Green P, babanye anyereka ibizibiti, nyine ndavuga ati nizere hari n'ibintu tuvuga nibishimisha abantu, ariko bikaba ngombwa ko dutanga umucyo kugira ngo binasobanuke, n'ibyo bintu byose tunafunga operasiyo tuyisoze neza. Bwanyuma ubwo Green P aheruka gufatirwa muri izi ngeso, yego, ndetse izi ngeso akaba ari bwo mwumvise interview yakoranye na Rubina, yaragarutse avuye rehab, kuko we byarangiye banamujyanye mu karehab gatoya, ariko akeneye gukira mu buryo burambye. Bwanyuma yaherukaga gufatirwa muri izi ngeso, afatiwe ku witwa Dr. M, yari afite iryo zina. Ubwo ndagira ngo abantu bumve ko nakurikiranye operasiyo. Uwitwa Dr. M, ubwo ababizi barabizi cyangwa se abo bireba. Aza gufatirwayo ngo uyu ngo hari ibiyobyabwenge yacuruzaga, niyo makuru ndi kwakira ari kunsumira ku mihanda. uwo Dr. M, Yego, baza kumufatana n'umwana witwa Mahoro Andi. Uyu umubyeyi we bikavugwa ko ari mukuru wa Aposo Gitwaza. oh yes, reka Uribuka aho natangire mvuga ibya Aposo Mignone, mvuga umuhungu we, mvuga Dekati, ndi gukotinga, ntabwo bino namenye. Yego, Bibaho kozi w'Imana, famille pastorale, ibyo bibaho. ku mwana yaca indi nzira. Green P ubwo baherukaga kumufata muri izi ngeso, bamusanze kwa Dr. M wagiraga ibyo acuruza, ariko bamufatana n'irindi zina navuga rikomeye, cyari byibushye bitewe n'ukuntu mu byumba cyangwa n'isano. Bikavugwa ko uyu Mahoro Andi ari umwana wa mukuru wa Dr. Aposo Gitwaza. Uwo Mahoro Andi, Ibyo batubeshye byose ngo Green P ngo agiye Amerika, nabo bari babizi ko, na famille yari bizi ko nta capacity afite yo kujya muri Amerika, kuko ujya rehab kuko urwaye. yego, Ujya rehab kuko ufite ikibazo, uvuyeyo ntibirakemuka ahubwo tugushakira ibyangombwa. Sinzi nimba uri kunyumva ariko. yego,
iyo ni part 2 itavuguruza ya mbere ko nibyo babeshya. Birirwa bavuga ngo Bruce Melody na coach ngo birirwa ninde utabeshya. Twaramubonye Green P muri Amerika, aragarutse. Dubai yakoraga iki ngo karigo, kubera ariho ibyambu biri n'ibicuruzwa bica, umuntu wese avuga ko acuruza by'amakarigo. Araje nyuma yo kugayika no kwiyandayanda no guteshwa agaciro mu bukwe bwa The Ben amwemereye collab. Nsobanura ko dufite n'impungenge za clip videos z'iyi ndirimbo, ndabisobanura mu mwandiko. Ko clip zabo Breaking news, Green P yagize uburwayi bukomeye kuko uyu muramukunda, ari muri showbiz, ni umuhanzi dukunda. Yego. Kandi amakuru ye Yego. abafana be yagiye kuvuzwa, yagiye kubagwa, baramudoda opera neza, aragaruka, ararya ibiryo biramuyoboka, arabyibuha, ameze neza, Imana yarahamukuye. Ninde utashimira Imana aho Pifura, uko Pifura ameze? Nimba wibuka ibi biganiro nkinnye bya Freemax barabaga banywa amatabi ana yanjye. Ninde utashima Gisa cy'inganzo bari kumwe muri interview, nuko nanabibakiniye ngo mubyumve. Gisa cy'inganzo bamusanganye na Green P na Pifura ariruka. Ubarihe yabuze umuvuza. Pifura afite famille. Bumaya former ambassador baramuvuje, yabaye muzima nyuma yo gufungwa, nyuma y'amarihaba atandukanye, nyuma yuko mama ari umubyeyi, ari umurezi. Ndagira ngo mbumvisha akantu, niba ngombwa yenda Dani ndakina amasegonda make kujya yenda bataduha copyright, dore ko aharekurirwa imiriro batanahashima. Akantu gake nshaka kukumvisha wamwiriwe tunasoza. Zere ko tegura ikibazo cya nyuma. Oya ndagifite humura. Yesu. Iyi ni indirimbo ya Green P yitwa Mfite Ubwoba, featuring Kapiro P the Great. Aba ni abanywanyi basangiye ubuto, basangiye uburaperi, basangiye bimwe na bimwe banasangiraga. Yego. Avuga amagambo akomeye, ahubwo nifuzaga ko anatangira iki kiganiro. Iyi nkuru nahinye mfitiye ubwoba, nyine ibintu byose nibivugwa, ariko mutwemerere turekura imiriro mudushyigikire. Aya ni amakuru y'abastari, natwe tuzamakinga ashobora ko tuzatuzana amakuru ibyo byose natwe tuvuga ngo turayafite koko. Ndakina utuntu tw'amasegonda nka 20 wumve iyi ndirimbo yitwa Mfite Ubwoba. Igitabo cy'amateka soma nk'ababara, mfite ubwoba, intege zo zirashiramo, ese ndacyariho umva hano ushaka wumva rero. Mfite ubwoba njyenyine ku muhanda bufite benshi, game ya fake baragusonga kuri amwanda, big deal pushe, ufite inusi yo koke nta bitotsi yahumeka imuvuye mu maboko. Simfite ubwoba njyenyine ku muhanda bufite benshi. Azanyemo ibintu byo gupusha, azanyemo ngo na diru ya koke uyifite asinzira cyaruhuka ruko imuvuye mu maboko. Ini indirimbo ya kera, back in the days, 2013. Ariko ndakeka n'ubuhanzi featuring pe oya genda gake nsobanure. Ubuhanzi sagenda uhanga uvuga iby'ubupede, sagenda uvuga ukuntu ubupede ari bwiza biryoha. Nimba ari ubuhanzi ntago wumva. Ari gusobanura ko afite ubwoba, ibyo yijanditsemo bimuteye ubwoba. Ari kumwe na munywanyi we Pifura. Ibyo ni ibiki bimuteye ubwoba? Nongere mbikine. Ananiwe se kuvuga ngo lyrics Mama Rwanda ya Fireman, reka ngutake Mama Rwanda, Mama Afrika. Akabantu baririmba ibintu bitandukanye. Oya abantu batazana kumva nabo ushyigikira ibi biyobya bwenge ngo ni lyrics. We wabuze lyrics uririmba. Simfite ubwoba njyenyine ku muhanda bufite benshi. Game ya big deal upusha ashyiramo n'ibintu ngo bya kokayine, kuyifite koke nyine, uyifite aruhuka imuvuye mu maboko. Ubwo nibyo yabonye muri filimi wenda. Kuko urugero Dani nyumvira uyu mwiro. Umva urugero. Nk'umuntu Damascene wo muri Nyaruguru aririmbye ngo wenda I go buy Ferrari, nzakugura Ferrari.
Nyaruguru se baririmba icyo cyongereza? Yego. Nk'urugero rw'akiririmba. Ni ukwisumeta. Nyine mu rugero rw'akiririmba. Ni urugero nkubwiye. Nta rugero rubaho rumeze gutya. Ko Green P ndi kukwereka ibyo yaririmbye bimuvuye ku mutima. Ni lyrics from where? From mu mutima we. Yagiye kwandikisha kwa Rumaga se. 2013 Rumaga yabagaho. Niyo Bosco Dani uri kunyumva muvandi. Rumaga yabagaho niyo Bosco yabagaho se. Ari kuririmba ubwoba afite bw'ubuzima, arayoyoka, arashonga. Iyi interview mugende muyirebera afite ibiro 49. Kugira ngo Green P anyumve neza, ntagire n'ijinyoni, ntagire n'ibindi avuga, natohoje amakuru ibyabereye mu Gatenga kwa Niga X. Reka ubu butumwa mboye Green P. Dani close. Ntago ibyabereye mu Gatenga utambikiye ku murenge winjiramo ku mujama witwa Niga X ntago mbivuze. Urabizi anko wa Niga X? Urabizi uburyo yafunzwe? Ayo makuru yose naraye nyata. None si ibyo ndabivuze. Green P ndi kuvugira mu makode mvuga bike bikenewe ko natangiye nsobanura ko aribo babyivugiraga barata amatabi baza bavuga ati ugiye kuvuga ko abanyabiyobyabwenge bahuye ukuntu yari yarashonze nk'isabune mwabibonye. Nyuma yaho ko The Ben, shout out kuri The Ben, nubwo umuryango wa Green P wamufashije ariko na The Ben yagizemo uruhare arasponsoriza, baragenda bavuza umuntu ubu yagarutse agiye kuduha ibihangano mu firirizo bamwita Miri Bandana. Yunakasa uya baraperi baramutinya kandi ugasanga umwami ngo ni J, sometime ngo umwami ngo ni P, ubundi ngo Bulldog ngo yasigaranye ikamba, ariko aba baraperi bose batinya Green P. Umbabarira yo nama makuru ndi kugwa nk'umukada. Mu buhanga mu burya followinga yigeze kuririmba ati barajya he barajya ibi bisirimba byari hano zana umukubuzo hano. Yigeze no kuraburiza bene wacu saba bayumbe. Yewe Babayumbe. Bayumbe ba Jesus. Ese ubwo nimba Apostle Gitwaza ari umuyumbe ubwo mukuru we niki? Nawe niwe. None ko dusanze umwana we niki? Bibaho ariko. Yigeze kuririmba indirimbira bababaza ngo barajya he mugende muyirebe ngo ibi bisirimba byari hano muza n'umukubuze mubanze mu bikubure babangira amaguru ingata ubundi nzane hip hop yo kurisha. Iyo Green P n'umuhanga nuko kuri guhari turangije part 2. The Ben nubwo atamugejeje muri Amerika ku nzozi ariko kumuvuza kugira uruhara ashyiramo ni ibintu byiza no kuza yenda ntamu agaciro akagira abandi aho agaciro ariko nyuma kaza kubona ko ari na ngombwa kumukorabo. Si buri muntu wese The Ben yayiha n'aba bashemi baracyari gukomakoma n'imiryango iterana ibisaba ati nyabuneka rebera mu kimpu umwana wacu. Ni byinshi twavuga ariko nuko bimeze mwihangane, ni byinshi twumva tukamenya uko tubisesira nuko tubisegura tukagira kenera amajwi dukina mbere kujya umwumve ko aribo babizanye ku mihanda, aribo babitangije, aribo bisebeje kugeza ubwo The Ben transfer amadolari 300 nyuma yuko Gisa Green P na Pifra basebeje The Ben abona ko byamwafecta byazina ry'umuntu abakandira akanyenyeri k'amadolari 300 baramutaka baramudekora ngo umwamara. Bruce Melody byarangiye avuga ngo kwari kunyisumetaho kwari kunkanda kanda merana yagiye guhobera Pamela. Ako Bruce Melody arazibura kandi nta banga agira ibintu byose ahitarohe. Ngayo nguko ikibazo cya nyuma twigendere wampfura. Ni showbiz ariko ari gukina. Ni showbiz. Shout out ku mujama wa Green P wampaye ubwino bwose kuvuzwa kugaruka projet zihari ndetse wanishimiye cyane operation nakoze ndetse avuga ati amakuru wari uyafite haba gukandirwa utunyenyeri haba gutaka haba gusebya haba n'ibyambakire nagiye kiramo. Mani barinde mukomeze mudushyigikire. Ikibazo cya nyuma yego akabazo ka nyuma ni byinshi reka nze mpitemo kimwe. Dumba yego yabwiye Bruce Melody ko batereranye Roscan bamukoreye video itari nziza. Yego Bruce Melody asubiza ko umuhanzi ari we wihitiramo script ari bukore. Kandi byagaragaye mu mwandiko ko Dumba ari umukozi wa Coach Gayeri. Yego ubwo cyarimwe n'umukozi wa Bruce Melody. Ese Dumba akwiye gukwenshoninga bosi we?
Roskana yagiye ateshwa agaciro nyuma ya hit yabahaye, twagiye tubivuga cyane. Roskana nyuma yuko Bruce Melody breakinze ko yanasinya amasezerano, nyuma yuko abanyamakuru benshi bamuteye amabuye, Roskana indirimbo zizamo ikibazo, haza ku breakingwa ngo uwitwa Coach Gayeri yashatse kurongora Roskana. Wabyumvise kuri live? Nibiri kuvugwa nyine Kuri live byatambutse cyane nabyata nabyo uvuga ati nta gashyu uvumbuye mangira ngo uba ariko wikiriza. Erega abantu ibi bintu biba biremereye biri sensitive. Yego Roskana rero ntago kuvuga ngo yarasinye cyangwa ibyo bindi byose bihuriye nuko Bruce yari gufata indirimbo yakayishyira kuri akayipromoting akayiposting. Yarahuze azabikora. Yega ibyo no gusebya. Ni nka bimwe bavuga ngo gukora sub ngo sinza subscribing ukajya hari icyo bitwara. Obo gufata indirimbo ugakanda link ngo yarahuze. No gusebya guteze. Nibyo oya we umva icyo ngushakaho umunyamakuru. Nyereka ngo hoyo urabeshye ngibi yarabipostinze nicyo nshaka. Wivuga ngo nugusebya ibintu biri mu kirere. Gusebya Roskana amaze umwaka nandirimba afite ngo nugusebya. Uri muri team kandi nzakwigaho. None se nugusebya gutera mu postinze ngo yarari busy, none arara mu ndirimbo nta telefone ntajya kumbuga. Ayo marayivu samaze amasaha hejuru umuntu basinyishe muri rebo, hejuru umuntu noneho wanamuhaye hit nka Fudeto. Umva icyo nashaka kwigereraho kandi uri muri team. Nta team ngendimo. None se wajya ucimaka. Umva ikintu cyantangaje. Umunyamakuru mugenzi wanjye ajye ku rukuta, ageze ku rukuta rwe arapostinga ngo Roskana yasohoye indirimbo yitwa Sesa, ndetse amasaha 20 yari imaze kurebwa n'ibihumbi 167. Arongera akiraho indi foto imaze iminsi 4 nyuma yuko Sesa yisohoye. Nyuma y'iminsi 4 indirimbo yari imaze kurebwa n'ibihumbi 196. Indirimbo imaze amasaha 20 yarebwe n'ibihumbi 167. Nyuma y'iminsi 4 irebwa n'ibihumbi 196. Ubwo wakuramo ukambwira nyuma y'amasaha 20 abayirebye. Umva caption yansekeje rero akaba abanyamakuru b'inkoma mashyi koko. Yanditse ngo Roskana aracyabura ibintu byinshi cyane no kugura views ntaramenya uko babikora. Ngaho nawe ndebera mu masaha 20 reba views yari afite, none mu minsi 4 nta kiriyongeraho koko. Kandi kiyongeraho ubwo yashaka umunenga ngo yaziguriye rimwe ahita ashirirwa. Isoreza ikiganiro twimanukire wamfura we. Rwose umukadareka twigendere. Twimanukire. Ariko hari ibintu wumva nawe kumva ngende nkumva ni ibintu ngiye byo gusebya. Nkibihe? Nk'ibyo ngo Coach Gayeri na Roskana. Oya nugusebya nuko mba ntagira ngo bigaragare ko ari nge mbivuze. Nugusebya nibari abanyamakuru baba babivuga. Coach Gayeri uyu ni umugabo ugendera ku mahame, afite umuryango, abana beza yabyaye. Nugusebya twigendere. Tukomeje kubashimira abantu bakomeje kudushyigikira. Operation nk'izi ni mukazinyangire, nakazi n'ubuzima. Ngomba kuza nkashaka imiriro nkayirekura, ariko kandi nkaba ngomba kugendera kuri facts cyane. Chimira umwiru Gobert ukomeje kunshyigikira, ukomeje kumfasha, ndetse namwe mukomeze mu mushyigikire. Nanjye kandi ndahangaha niteretse muri kubibona. Shout out kuri Danny behind camera, ukomeje kugenda akora akazi kenshi, tanga umucyo mu biganira bigereza yigendetse aho biri ngombwa nyine na twatuntu mwamushimaga adatambikamo, ari kugenda byitwaramo kigabo. Imana ibarinde. Mujye muri description mutwandikire kuri WhatsApp, turiho nimero yacu nibisanzwe. Soza wamfura y'u Rwanda umwiru. No mwiru Gobert, Boy Village, Sempopira, umuhungu w'abantu. Ciao. Green P man kurinde black.